Abanyarwanda twese umutima umwe wo gukunda igihugu no kugikorera twese nk'umuntu umwe igihugu kimwe. Ninjira mu nzego z'ibanze nka meya ni muri 2016 mu kwezi kwa gatatu, ariko mbere yaho nari narakoze n'ubundi mu nzego z'ibanze. Ubwo muri 2016 rero niho nagiye mu nzego zitorerwa. Icyatumye ntekereza kujya mu nzego z'ibanze gutorwa, numvaga nifitiye icyizere nk'uwari umaze igihe mbona imiyoborere y'igihugu cyacu dushyigikiye ko natwe abagore twatera imbere tukazamuka. Nahise numva nanjye natanga kandidature yanjye nkiyamamaza. Numvaga nifitiye icyizere kandi numva ko icyo cyizere n'abandi bakimfitiye. Ntangira aka kazi, ntangiye kujya gusura abaturage. Hari uwagiye ku ruhande aravuga ati stobo akarere bakambuye abagabo, uyu mugore uzagashobora. Hariho nagira ngo mbwire ko nabishoboye. Natinya rero abadamu bagenzi banjye kuza muri aka kazi, ntabwo kakubuza izindi nshingano. Hari izo kuba mu rugo, ari izo kumenya urugo, ntabwo kakubuza izindi nshingano. N'abandi rero babishobora. Ndashishikariza abagore n'abakobwa iki gihe tugiye kwinjira mu matora, nabo bagire ubwo butwari, bagire iyo nyota yo gufatanya na basaza bacu kubaka igihugu, noneho bari no mu myanya ifata ibyemezo, kugira ngo dukomeze kugaragaza ko ubushobozi tubufite, ubumenyi turabufite, ndetse n'ubunararibonye turabufite, kuko imirimo itandukanye n'ubundi igiye irimo abagore. Ndagira ngo nsabe n'abagabo gukomeza kudushyigikira, badutere iyo ngabo mu bitugu, be kumva ko hari izindi mbaraga tugiye kubarusha, bumve ko ari ukubigaranzura, ahubwo ni ukuza gufatanya nabo kugira ngo dukomeze kubakira hamwe igihugu.